Yesu ashimwe. Dushimiye Imana y'amahoro ikibanye natwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ko kwizera bidushoboza gukora ibintu bigoye byananiranye, ariko kubwo kwizera tukabikora. Reka dusome mu Kuva igice cya mbere dore ku murongo wa 22, haravuga ngo Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi, uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Kadusome no mu Baheburayo igice cya 11 murongo wa 23, haravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi b'amezi 3 amaze kuvuka, kuko abo babonye ako kana ko ari keza ntibatinya itegeko ry'umwami. Buri hari igihe amahirwe abaho, hari n'igihe imyaka ibaho. Mose mu gihe cyo kuvuka byakubitanye n'uko hari iteka ryari ryasinywe n'umwami rishyirwaho ko abana b'abahungu bazajya bavuka mu Baheburayo bazajya babajugunya mu ruzi bagapfa. Mbese bari bavutse igihano cyo gupfa baragikatiwe. Bavutse igihano cyo gupfa baragikatiwe kuko Abanyegiputa bashakaga kubuza Abaheburayo kororoka no gukwira. Ariko nubwo byari bimeze bityo, ngo nyina wa Mose amaze kumubyara ngaramureba ngabona ko ako kana ari keza, ngo arangije kubona ko uwo mwana ari mwiza ngo amuhisha amezi 3. Ijambo ryavuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi amezi 3. Impamvu ari ukwizera nuko buriya uruhinja ntago waruhisha. Uruhinja ruba rurira, uruhinja ntago wapfa kuruhisha. Ariko baragerageje barizera ngo reka twizere duhishura uruhinja. Uruhinja ntago warubwira ngo turi mu byago, uruhinja ntago warubwira ngo uze kurira aya masaha. Uruhinja igihe rushakiye rurarira. Kandi ikindi habaga harimo za maneko, ntiwamenya niba batari baranamenye ko atwite. Ariko kubwo kwizera kw'Imana ibasha kumurinda, kubwo kwizera kw'Imana ibasha kumukiza ibyo byago by'Abanyegiputa, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi b'amezi 3 amaze kuvuka, ngo kuko babonye ko ako kana ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu afite kwizera, nubwo ibintu byaba byatanzweho itegeko, ariko iryo tegeko akamenya ko ridaturutse ku Mana, ajya afata icyemezo agasa naho asuzuguye itegeko akaryirengagiza, kandi Imana ikamushyigikira. Imana yaramurinze. Ntago tubona abo kwa Farawo baza gufatira Mose aho, nubwo nyina yaje kugera aho akabona biragoye gukomeza kumuhisha, ariko ayo mezi 3 kubwo kwizera Imana ntago twigeze tubona Imana imutererana. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nawe ushobora kuba uri mu bihe bikomeye, ushobora kuba uri mu bihe bikugoye, ushobora kubona uri mu bintu bitakoroheye, uri guca mu bintu bitakoroheye, ariko ndagira ngo nkubwire, komeza isezerano wagiranye n'Imana, ukomeze wiringire Imana, Imana izakugirira neza. Ntiyamubwire ko wowe wari uri mu ntambara, wowe wabonaga ibibazo bikugusa impande n'impande, imbere n'inyuma ari ibibazo, aho urebye hose uhabona ibibazo, uhabona amaganya. Ndagira ngo nkubwire ngo komera ku ibanga ufitanye n'Imana, kandi uyu munsi bihanganye bakarera niwo wababereye igisubizo. Nawe rero ukomeza wihangane, nubwo ubona bigoye, ariko igisubizo cyawe kiri bugufi. Reka dusengane. Mana, turagushimiye kuri uwo kwizerwa, turagushimiye kuri uwo kwiringirwa, tuguhaye icyubahiro kuko uri imbaraga zacu. Reka ubuntu bwawe n'urukundo byawe biganze, kandi Umwuka Wera akomeze kudushoboza kwizera. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.